Reka nongere ngushimire wamaze gukanda subscribe kuri iyi channel yacu ya YouTube Imirasire STV, ndetse nawe utarayikanda ariko ukaba udukurikira mu bundi buryo, haba kubona amalinki cyangwa se kudushakisha kuri YouTube ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga, ariko mwese mukaba mukunda inkuru tugenda tubagezaho buri munsi. Niba warakunze inkuru urukundo nyarukundo, uko ubuzima bwacu bwahindutse umwanda, ndetse n'izindi nkuru twagiye tubagezaho, iyi nkuru ibango ry'ibanga, uko amaraso yacu yabaye umusozi w'amaganya, ntizagucike ni nziza. Nanakubwira ko niba utarakanda kuri subscribe, uyu ari wo mwanya wo gukandaho. Reba hano hasi urabona akabuto gatukura kanditseho ijambo subscribe, ukandeho. Urahita ubona n'akarango k'inzogera kaza iburyo nako ugakandeho, kugira ngo buri uko dushyizeho inkuru ujye uhita ubona ubutumwa bukubwira ko tuyishyizeho. Dufite groupe ya WhatsApp tuganiriramo, reba hano hasi muri description urahita uyibonaho, ukandeho uhite winjiramo wifatanye natwe. Reka nere kwirirwa ngutindira rero twumve ibyakurikiyeho kuri iyi nkuru ibango ry'ibanga uko byaje kugenda nyuma. Papa wanjye aho yararyamye ameze nabi mu maboko yanjye, umwuka urimo kumushiramo, yarakomeje arambwira ati randiri mwana wanjye. Ako kanya Karara yamaze kumbwira gutyo, numva telefone yanjye irasonye. Mu kureba umpamagaye mpita numva umutima wanjye urikanze, kubera ko nyuma y'igihe kinini telefone ye nari narayibuze, nongeye kumubona ku murongo. Nuko mpita ntangira kugorora ijwi ngo mwitabe neza, ariko nkaba mfite ubwoba kuko twari tumaze igihe kitari gito tutavugana. Nyuma yo kureba umpamagaye ngasanga ari Rozanje. Namaze kubona Rozanje ari kumpamagara mpita nsaba Karara na Lorena, ndetse nari nkabanza nkitaba telefone. Nkimara gukanda kuri yes nshyira ku gutwi, numva afite igihunga cyinshi cyane, ariko avuze numva ijwi ntago ari irya Rozanje. Mpita mubaza uwo muntu ikibazo gihari n'impamvu ari kwahagira, kuko nari nketse ko ari murumuna wa Rozanje. Nuko uwo muntu mu ijwi ry'umukobwa ambwira ko naza nihuta cyane, kubera ko Rozanje ankeneye cyane. Mu kugerageza kumubaza ibyo ari byo n'ikibazo Rozanje yagize, yahise akupa telefone. Ariko akimara gukupa telefone mpita nkurura ijwi ry'uwo muntu, numva ni umuganga umwe twari kumwe ubwo twavaga mu rugo, nkajya kureba ari kumwe na Rozanje kwa muganga. Nyuma yo kwibaruka akana kanjye Neyira, mpita menya ko byanga byakunda Rozanje ari mu bibazo bikomeye. Mpita mbwira Karara na Lorena ko ndagaruka mu kanya, mfata ari akaboko ngenda ndi kumusobanurira ukuntu ibintu bimeze, bityo tukaba tugiye Itesara. Ibyo mbivuga namaze kugera muri parikingi ahari imodoka z'abarewisi. Mu kuhagera ariko mbura imfunguzo z'imodoka, mpita mpamagara Karara mubaza ahantu nakura imfunguzo z'imodoka z'abarewisi. Abwira ko agiye kunzanira urufunguzo rw'imodoka yanjye nka chairman, musaba kwihuta. Ako kanya nahise ntangira gukubita ibirenge hasi, bigaragara umuntu utegereje wakererewe. Nuko ntibyatinda Karara araza anzaniye urufunguzo, anyereka n'imodoka ingenewe. Nuko mpita ninjira muri ansaba ko yatwara, mubwira ko nta kibazo ndatwara, musaba kwinjira vuba tukagenda. Twese dufata urugendo tuva muri parikingi. Mu kugera ku marembo abasekirite barafungura, ariko bashatse kunsuhuza nta mwanya nari mfite. Mpita mfatiraho ndagenda. Umujyi wa Kent ndawufata, ubundi urugendo turarukomeza. Turi kugenda nagiye nkomeza guhamagara nimero ya Rozanje, ariko nticemo. Mbonye byanze nongera umuvuduko. Mu gukomeza kugenda nagiye kumva numva inyuma yacu hikubise ikintu kimeze nk'igisasu. Mpita mfata kuri feri vuba vuba ngo ndebe icyo kintu icyo ari cyo. Mu kureba neza mbona ni imodoka ituritse, wagira ngo bayishyizemo igisasu bayitega. Ariko mu kureba neza mbona iyo modoka nubwo yari iri gushwanyagurika, wagira ngo ndayizi, kuko yasaga neza neza n'imodoka ya Jessica. Mpita numva bitaba ari byo, mva mu modoka aho twari turi, ngaruka aho guturika kw'imodoka kubereye. Uko ngenda nyegera agahinda n'ubwoba akaba ari byo bimfata, kubera ko ntashakaga kwiyumvisha ko ari imodoka ya Jessica ituritse, bityo akaba ari Jessica na Marita bayiturikiyemo. Ibyo nkomeza kubishidikanyaho neza, kugeza ngeze aho umuriro wakiraga. Namaze kwemeza neza ko ari imodoka ya Jessica ituritse, nahise numva ibyo bintu bidashoboka, nkumva ibyo bintu ari inzozi ndi kurota. Abaturage nabo bakomeza kuza ari benshi aho mu mujyi ngo barebe ibyabaye. Nanjye mu kwegera neza ntatinya umuriro wari uri kwaka ninjira nkuganamo.
Mu kugera neza aho ndeberamo imbere mbona umurambo w'umugore, mpamya ntashidikanya ko ari Jessica uhiriye muri iyo modoka. Natangiye gufata ibicece bya ya modoka ngenda mbiterera ku ruhande kugira ngo mbashe gukuramo Jessica atarapfa, ariko abaturage baza kumfata bankura mu muriro uri kugurumana ndetse ibishashi byawo ariko byiyongera cyane kuko essence n'amavuta byari biri gukomeza kongera ikibatsi cyawo, kugeza ubwo haje kizimyamwoto itangira kuzimya ya modoka. Bamaze kuyizimya neza bakoramo Jessica wari wamaze kwangirika isura ndetse yaguye igihumure, ntazi niba ari na muzima cyangwa yapfuye. Ako kanya nahise mwegera ntangira kumukangura n'amarira menshi, ariko Jessica akanga gukanguka ndetse mukoze ku mutima numva umutima ntago urimo gutera. Mpita nsaba abantu bari aho ngaho ko bamfasha tukamugeza kwa muganga, nabo ntibazuyaza bamfasha kumushyira mu modoka iriya yari amaze guhindukiza. Tugaruka twiruka tugana muri Lewis Hospital. Ngezemo mpita nsohoka ndimo kurira, umuborogo wanyishe. Abaganga nabo baza kureba ibyabaye no kwakira umuntu, bahita bamfasha tumuzamukana tumwinjizamo imbere. Mu kugera mu cyumba nabonye cyanditseho urgence bamwinjizamo, ariko banga ko nakwinjira kubera ko ari icyumba cy'indembe. Nkomeza kuguma aho ngaho ndi kuboroga, amarira ari menshi cyane. Ako kanya telefone yanjye ihita isona, mbona ni Marita umpamagaye ambaza niba ndi muzima, mubwira ko ndi muzima. Ambaza niba nta kibazo mfite kuko yarampamagaye yumvise igisasu gituritse akagira ubwoba ko n'abandi hafi yacyo, akaba ari nayo mpamvu yarampamagaye. Marita mu marira menshi mubwira ko icyo gisasu cyari cyatezwe mu modoka ya Jessica, akaba yapfuye cyangwa se akaba ari gupfa. Ibyo ndangiza kubivuga Marita yamaze kunkopa kare, nanjye nkomeza kuboroga aho kwa muganga. Ako kanya haza umuganga w'umugabo ambwira ko naceceka kuko aho hari indembe nyinshi cyane, bityo ndi kuzisakuriza bikaba byanatuma bamwe bakuka imitima ugasanga barapfuye. Muganga yamaze kumbwira gutyo ntangira kwiha umutuzo, nicara ku ntebe ariko ndimo gupfuneka. Ako kanya ari nawe araza nyicara iruhande, maze atangira kunkoza ibiganza bye mu mugongo mu buryo bwo kumpumuriza, ambwira ko nakwituriza ko biraza kugenda neza. Arimbura ikintu musubiza ahubwo nkomeza gupfuneka. Nuko nkomeza Lorena araje aho ngaho twari turi, ambonye ahita amera nk'uwikanze maze ambaza icyabaye, mubwira ko umurwayi tuzanye aho ngaho ari mama wanjye uturikiye mu modoka. Namaze kuvuga gutya ahita yinjira muri urgence vuba vuba. Ako kanya amaze kwinjira mbona hasohotse wa muganga wari wamaze kumbuza gusakuriza abarwayi. Ahita ndebura mu byubahiro byinshi ambwira ko atari yamenye ko ndi chairman, bityo nakwinjira nkareba uko umurwayi wanjye ameze. Nahise mbona ukuntu abantu bahabwa agaciro bitewe n'ibyo bari byo, kandi ari byo bintu nangaga. Mpita numva ko icyo kintu kigomba gukosoka muri iyo company. Nuko ndinjira ndeba Jessica ahantu bari bamuryamishije, bamucometseho ibisinga byinshi mu mutwe, amaso no ku munwa ndetse n'ibindi birimo amaraso. Wa muganga ambwira ko Jessica ibyuma by'imodoka byamukase ubwo byaturikaga, ndetse kubera gufungana kw'imodoka bakaba bari byatumye abura umwuka, ku buryo iyo dutinda kumugeraho gatoya yari guhita apfa. Ndebye ku isura ya Jessica mbona yahiye ku buryo utashobora kumenya niba ari Jessica. Ako kanya Jessica yahise yitsamura arimo gukorora, ibisinga byari bimucometse ku munwa bihita bivaho, atangira gusakuza ngo bamutabara arapfuye. Mpita mwegera mwicara iruhande, amaso ye ariko ntago yabashaga gufunguka. Ntangira kumuhumuriza mubwira ko ndi hafi ye yihangane. Atangira gusara cyane mbajije muganga ikibazo agize. Muganga avuga ko ari ihungabana yahuye naryo, kubw'ibimaze kumubaho, bityo biba byiza bamuteye urushinge rumusinziriza akaza gukanguka yatuje. Muganga amaze kuvuga gutyo ndabimwemerera, ararumutera Jessica ahita atuza. Nawe ngiye kumva numva amarira noneho ashotse ku maso yanjye ntazi aho aturutse. Numva nibaza ikintu kindi sorry nashaka kuri twe, kuko nta wundi muntu nari gukeka uretse we. Bikaba bisobanuye ko yamaze kumenya neza ko Jessica ari Maritina, akaba yamuteze igisasu mu modoka ngo amwicane nanjye ndetse na Marita. Nuko muganga atubwira ko araba ari gutungwa na serumu, akaza gukanguka nyuma y'amasaha 12.
bityo twaba tugiye mu zindi gahunda ko araza kumwitaho nta kibazo. Nahise nsohokana na Lorena hanze agenda anganiriza anansaba imbabazi ku myitwarire ya nijoro, mubwira ko ibyo nta kibazo kandi niba ariko asanzwe yitwara ku bantu badafite agaciro kuri bo, ibyo nta kintu byahindukaho. Lorena namaze kumubwira gutya ambwira anyiseguraho, ambwira ko atari ko asanzwe yitwara, ahubwo byose akaba yabikoreshejwe n'ubwoba bwo kuba ashobora kwirukanwa muri ibyo bitaro na chairman mushya. Lorena namubajije impamvu yumvaga ashobora kwirukanwa, ambwira ko impamvu ari uko abantu bose baje kuyobora iyo company bahita birukana abakozi basanzwe bagashyiraho ababo, kandi n'umugabo we akaba ari mu buroko azira kuba yarakoranye na chairman papa wanjye. Sorina yamubaza niba azakomeza gukorana nawe, akamuhakanira amubwira ko atabasha gukorana nawe, bityo ku kazi agiye kwegura. Ibyo bigatuma Sorina amufungisha kugira ngo atazamena amabanga, kuko yatinyaga abantu bose bazi iby'abarewisi neza kugira ngo batazaba bagambanyi, bityo bagatuma Sorina ahura n'ibibazo. Akaba ariyo mpamvu yari afite ubwoba buvanze na depression yo kumva ko n'ubundi nta kintu arimo kuramira, kuko n'ubundi bitaramara igihe batamwirukanye. Lorena amaze kumbwira gutyo ndamwihanganisha, mubwira ko nta kibazo njye ntameze nk'abandi, ko ntaje kwirukana ahubwo naje kuvugurura no gushyira iby'umuryango wanjye ku murongo. Nuko aranshimira ubundi agiye kugenda, mubaza umugabo icyo yari ashinzwe, ansubiza ko yari vice chairman, ariko bajya kumufunga we n'umugore we biyemeje ko umugore yajya ku ruhande rwa Sorina kugira ngo bose batabamara akabura uko barera abana babo. Lorena amaze kumbwira gutyo mpita numva ngize amatsiko cyane y'uwo mugabo uri muri gereza akaba yari vice chairman. Bigaragara kandi birumvikana ko ijana ku ijana yari umwizerwa wa papa wanjye. Mubaza ahantu umugabo we afungiye, Lorena ambwira ko afungiye muri gereza nkuru y'umujyi wa Kent. Ndamwihanganisha ubundi musezeraho, mubwira ko byose bizagenda neza. Namaze gutandukana na Lorena ngaruka aho nari nasize, akomeza kunyihanganisha ambwira ko ubwo Jessica atapfuye araza kumera neza. Mubwira ko nta kibazo, ariko Jessica ari kubabara cyane kandi uburibwe afite akabari bwinshi. Ibyo nkumva biri kumbabaza cyane kubera ko Jessica niwe mubyeyi umwe rukumbi nari nsigaranye, naho narindi akaba ari we wahangejeje. Yambwiye ko utagira icyo uhindura ku byabaye, ambwira ko ahubwo icyo wakora ari ugukumira ibindi kuba cyangwa se ukarinda ahazaza. Mpita mubwira ko Sorina na Sultanis bashaka kuturimbura, bityo bishoboke ko bashobora kuba barateze ibisasu mu mamodoka yose y'iyo company. Ambwira ko ibyo nabimuharira akaza kubimenya, mubwira ko atari ikibazo kimureba kuko hari urabikora. Nahise musaba ko twaba tuvuye aho ngaho tukajyana ahantu. Mpita ngenda ngana mu cyumba twasizemo Cosmos. Mu kwinjira dusanga Riyari yamwicaye iruhande, ndetse bari no kuganira ubona ko Cosmos yagaruye agatege. Ibyo ndabyishimira cyane, mbwira Riyari yo ko namushakaga tukavugana akanya gatoya. Ambwira ko ibyo mubwira byose yizera ko atari akazi ngiye kumuha, kuko amasaha makeya cyane araba yagiye, kuko ashaka kujya muri Merine. Riyari namubwiye ko atari akazi gahoraho nshaka kumuha. Ambaza ibyo ari byo, mubwira ko nshaka ko asuzuma amamodoka yose yari muri iyo company ndetse n'inyubako yose kugira ngo arebe ko hari ibisasu bitezemo. Mubaza impamvu atekereza gutyo. Riyari yamubwira ko Jessica bari mu bitaro aryamye ku gitanda, utabasha no kumumenya kubera ko imodoka ye yaturikanwe n'igisasu bari bamuteze. Kuva uwo munsi akaba agiye kuba ikimuga, atabasha kugenda uko ashatse ndetse no kureba. Namaze kubwira Riyari gutyo mbona arahangayitse, ahita ambaza icyumba Jessica arwariyemo. Ndakimubwira, ahita ashaka kugenda yiruka ngo ajye kumureba. Mubwira ko ibyo bintu aza kubinkorera, ambwira ko mbere yo kugenda nta kindi ari bukore. Nababajwe cyane n'ukuntu abantu bari kugenda banshiraho. Uhereye kuri Jessica byagaragaraga ko ashaka kuncika, ndetse na Riyari nari namaze kumenya ko azi amateka ya papa wanjye, akaba yarashakaga kugenda. Birambabaza cyane ariko nta kindi nari kubikoraho. Cosmos namubajije uko ameze, ambwira ko umukuru w'ibitaro yamwitayeho neza, amaraso akaba ari yose mu mubiri. Mubwira ko ari byiza cyane, bityo agomba gukora uko ashoboye kose agakira vuba akabona gukora akazi yiyemeje. Cosmos yaranshimiye ambwira ko yishimiye ukuntu mwitayeho.
mubwira ko byose ari we mbikesha kuko iyo abishaka ntago nari kuba ndaho ngaho. Ambwira ko yavukanye ubudahangarwa bwo kutagambana bityo sinkamugireho ikibazo. Twamaze kuvugana ndasohoka ariko mpita nibuka ko Marita kuva nkimara kumubwira ko ari Jessica wahiriye mu modoka ntigeze nongera kumwumva. Ako kanya mpita nsohoka hanze ngo njye mu rugo kureba uko bimeze. Ri aramperekeza turagenda. Twarenze kuri hoteli tugana mu rugo. Kugera ku muryango wo muri salo tubona harafunguye ndetse harangaye. Nkajya numva ibintu biri guhonderamo imbere, ntangira kugira ubwoba ko hari abantu binjiyemo nta kabuza. Nuko ncira Ri amarenga nk'ibandi ahita abimenya, aza gahoro gahora nkurikiye. Mu kwinjira ntungurwa no kubona umugabo afatiye imbunda ku mutwe wa Marita. Ubwoba burantambura ikintu cyo gukora, ndebye inyuma yanjye ndamubura. Mpita mpamya ntashidikanya ko amaze kubona bimeze gutyo agahita kwepa akigendera. Umutima wanjye ukomeza kudagadwa cyane. Nyuma yo kureba Marita wari uzirikiye ku ntebe, imbunda iri ku mutwe, wa mugabo yumva ndakomye ahita ahindukiza imbunda yarayintunga. Ntungurwa cyane no kongera kumubonaho kandi nari nzi ko ari muri gereza. Nyuma yo guhuza amaso n'uwo mugabo ngatungurwa no kubona ari Sultanisi, umugabo wa Sorina. Pfukamye inyuma y'iyi mikrofone nubwo utari kumbona ariko ndi kugusaba ikintu kimwe. Ndakwinginze kanda ku ibuto ya like ukande kuri subscribe niba utarayikandaho, ndetse ukande no kuri comment umpe igitekerezo kuri iyi nkuru. Mbigusabye nkwinginga mbikuye ku mutima. Mbabarira untere iyo nkunga ndakwinginze, please bikore nk'uri kwikorera. Please mbigusabye kuko nzi ko biramfasha, ndakwinginze binkorere. Please.